ngwibaburiza mu nzozi irababwira ati muramenye mwisubiza kwa Herode mucindi inzira mutaye mu giwanyu iburasirazuba. Haleluya, amen. aho hantu rero waruri muri icyo kigari, muri ubwo bugome, muri ubwo rushuko rwa Satani, muri izo ntambara, muri ubwo bukene, muri uko kubura kugira, muri uko kubura amahoro, amarira niyo wiririrwaga anduka yararira. Uwiteka aburije abanyabwenge mu nzozi. Haleluya, amen. Nyamara Uwiteka arakubujije kurenganira ibwami. Nubwo ndi umuzamu, ariko hari itegeko ryasinywe n'umwami, arisinyira Moridekayi, aravuga ngo noneho ngo abayuda bose bazicwe. Aravuga ati ariko uzi ko umugore w'umwami nawe ari umuyuda. Atuma kuri Esiteri aramubwira ngo iki nico gihe, ni na nico cyatumye Imana ikuzana ibwami, irabyemera uwo mugore w'umwami kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Haleluya, amen. kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Umva papa, nico gihe ahantu wicaye ngo uhagirire umumaro, nico gihe ngo aho ugenda uhagirire umumaro, nico gihe ngo abo muturanye ubabere umumaro, nico gihe ngo abana bawe ubabere umubyeyi w'umumaro. Birashoboka ko impamvu Imana yagusigaje ku bintu byinshi byagombaga kuguhitana, Imana ikabikurinda. Benshi banyura imbere yanyu bazanye ubutumwa butandukanye, nuko Imana ibafitiye umugambi mwiza. Wowe urwaye wacire gukira mu izina rya Yesu. Wowe utameze neza wacire kumera neza mu izina rya Yesu. Unda kuvuga ngo ijambo ni ubuzima, ijambo ryaremye isi, ijambo ryadushyizeho, ijambo ryakoze imirimo ikomeye ku bantu. Iryo jambo rifite imbaraga, iryo jambo rifite ubutwari. Niyo mpamvu iyo tugeze mu ijambo ry'Imana abantu bo Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tusuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese mugubwe neza. Nk'uko mubona kuri kamera zacu, twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana hari haceho iminsi itari myinshi, nanone sina mikeya tutabana nawe ahangaha kuri Imana Irahari TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Amakuru y'imyaka myinshi. Amen. Imana ishimwe no kubarinze, natwe turishimye, turanezerewe cyane. Twongeye kubona ukabije kubwira ikimana idushaka. Reka ngusabire kugira ngo usenge Imana, wongere wiyibutsa abantu bacu ubibwire nurangiza usenge Imana. Amena. Nkaba ndi n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana, nkaba mfite na channel yitwa Mama Edwine Official. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana nurangiza utugezeho iki Imana yakutumye uyu munsi. turagushimiye niyo mpamvu ndagushimiye kubera ko ugiye kwemera kugaragara imbere y'ubwoko bwinshi, imbaga nyamwinshi itandukanye iherereye
wese wifuza Imana wese mwiza nziza turagushimiye Yesu imirimo ikomeye witangure n'abari ikinga Kristo aganze mu mutima wanjye ndabashimiye mwebwe mukunda cyangwa se mukunda ubutumwa bwiza dutambutse kuri izi mbuga nkoranyambaga. Amahoro y'Imana abane nabo. Ndabanza kubwira abantu batameze neza ngo Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, igihindura amateka, igitanga ubuzima mu bari babubuze. Imana igiha amahoro ku miryango idafite amahoro. Imana igirira neza abantu bari babuze ububarengero. Hari igihe umuntu ajya abamo akumva isi imubanye mibi ndetse yakireba akavuga ngo ahari kubaho kwanjye kuruta no kuva. Ndabwira wowe unkurikiye wari ufite ikibazo nk'icyo, humura haracyari Imana y'inyembabazi, humura haracyari Imana y'inyembaraga, kandi ikindi ukomere, nta hantu kure Imana itagukura, nta n'ahantu kure Imana itakugeza, nta byago ufite Imana itahindura ibisubizo, nta marira urira Imana itaguhoza. Haleluya. Nta mbaraga n'imwe yabasha kukugeza aho Imana itagukura. Icyakora cyurababaye, uragowe, ufite intimba, ufite agahinda, ariko ndakwingingira Imana muri icyo kiganiro ubane nanjye uze kumva icyo umwuka agukeneyeho, kandi numara kucyumva wumvira Imana ikigushakaho. Imana irahari kugira ngo nawe ugirire neza. Urankurikiye, urarwaye, ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda, ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru, ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo, unkurikiye urwaye umutwe umaranye imyaka myinshi, unkurikiye ufite ikibazo cy'amatwi, unkurikiye ufite ikibazo cyo mu gifu, ufite ikibazo cyo muri tugu, aho hantu hose uri mu babara, ndagira nkubwire ngo ikiganza cy'Imana kiracyakiza. Imiti yose wakoresheje ntibyakunze, ariko uyu munsi ndagira nkubwire ngo wizaye Imana ibasha kugukiza, ibasha kukugirira neza. Twayibonye ikora imirimo n'ibitangaza igeze kuri Meshaki na Saduraka na Abedenego ngo mu itanura ry'umuriro mu gihugu kitari ikiwabo, mu gihugu bari bahuriyemo n'ingorane, bavuga ngo nimutaramye Imana zacu muri bwicwe, muri bukurwe mu muriro. Bahamya Imana, baravuga ngo Imana yacu twizeye, haleluya, ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza nta yindi Mana tuzasenga uretse Imana yonyine. Igihugu cyose urimo, akarere kose urimo, intara yose urimo, aho unkurikiraniye hose wicaye, waba uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, waba uryamye mu rugo iwawe, ndagira ngo ubwire ngo Imana ibasha kugukiza, ariko naho itagukiza nta yindi Mana ukwiriye gusenga uretse yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Nta yindi ukwiriye kwizera uretse yahanitse ikirere, ikadendeza inyanja, ikarema iyi si ubona ugenderaho. Iyo niyo ukwiriye kwizera mama, iyo niyo ukwiriye kwizera papa, n'Imana yo kwiringirwa. Umugabo witwa Morodekayi wamerewe nabi, haleluya, Imana ishimwe cyane. Oh haleluya, Imana ihimbazwe. Umugabo witwa Morodekayi wasuzuguwe imyaka myinshi, ngo ababaye adafite uwo kumugirira imbabazi, ngo ahora ku marembo ibwami kwa Suwerusi adafite umuntu n'umwe wamugirira imbabazi ngo yinjire ibwami amenye ikibera ibwami. Asenga Imana, arayihendahenda, ngo yibuka ko bagize umugisha akaba umugore w'umwami Esiteri, ngo ari mubyara we. Ariko Bibiliya ivuga ko amateka Bibiliya avuga yuko ngo Esiteri ise wabo yari Morodekayi, abandi bagasobanura ko yari mubyara we. Ngo abitekereje aravuga atari ku bundi gute twaguma kurenganira ibwami, nubwo ndi umuzamu ariko hari itegeko ryasinywe n'umwami. Arisinyira Morodekayi, aravuga ngo noneho ngo abayuda bose bazicwe. Aravuga atari ko uzi ko umugore w'umwami nawe ari umuyuda. Atuma kuri Esiteri aramubwira ngo iki nicyo gihe, ni na nicyo cyatumye Imana ikuzana ibwami, irabyemera ubu umugore w'umwami kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Haleluya. Amina. Kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Umva papa, nicyo gihe ahantu wicaye ngo uhagirire umumaro, nicyo gihe ngo aho ugenda uhagirire umumaro, nicyo gihe ngo abo muturanye ubabere umumaro, nicyo gihe ngo abana bawe ubabere umubyeyi w'umumaro. Birashoboka ko impamvu Imana yagusigaje ku bintu byinshi byagombaga kuguhitana, Imana ikabikurinda, yagiraga ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki, ibasha kugukiza
ibasha kukugirira neza, ibasha kuturengera twebwe abayuda biguturutseho, ariko naho bitaguturukaho nizabura kudukirisha andi maboko atari ayawe. Ibyo nari mbikubwiye kugira ngo ubikore uhabwe umugisha, ariko naho utabikora nta kizabuza abayuda gutabarwa bitaguturutseho, tukoroherwa. Imana ishimwe. Amen. Hari abantu banze kugufasha, hari abantu banze kukurwanirira, hari abantu banze kugutabara. Ndatangirana nawe icyo kiganiro mvugana nawe ngo hari Imana itabara bidaturutse ku bantu, hari Imana itabara bidaturutse ku banzi bawe, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ubuzima bidaturutse muri gakondo z'iwacu. Haleluya. Amen. Aho tuvuka ntibyatwemeraga kwicara kuri kamera ngo tuvuge Imana. Yego. Aho duturuka ibyari bikwiriye ko twakwicara ngo tuvugane n'isi. Aho twavukiye muri gakondo iwacu muri za karande, ntabwo byari byemewe ko utura mu mujyi utuyemo cyangwa ngo ube mu gihugu urimo, ariko Imana itandukanye na karande niyo nkubwira. Haleluya. Imana itandukanye n'abantu, Imana itandukanye n'ishusho abantu batureberamo. Imana ihindura amateka, Imana yaduhinduriye identite, Imana yahinduye kavukire z'iwacu tugahinduka ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Uwo niwe nkubwira, niwe uhindura amateka. Uwari umugaragu akaba umwami, niwe uhindura amateka. Uwari umuja akaba umukoresha. Haleluya. Niwe uhindura amateka, amateka y'uko utize akibagirana, Imana ikaguhindura igikomangoma ndetse no mu bantu. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ibaha umugisha, kandi ndabakunda cyane kubera ko Imana yo ibakunda kunduta. Niyo mpamvu abantu benshi banyura imbere yanyu bazanye ubutumwa butandukanye, nuko Imana ibafitiye umugambi mwiza. Wowe urwaye wakire gukira mu izina rya Yesu. Wowe utameze neza wakire kumera neza mu izina rya Yesu. Nkunda kuvuga ngo ijambo ni ubuzima, ijambo ryaremye isi, ijambo ryadushyizeho, ijambo ryakoze imirimo ikomeye ku bantu. Iryo jambo rifite imbaraga, iryo jambo rifite ubutware. Niyo mpamvu iyo tugeze mu ijambo ry'Imana abantu bose dukwiriye kuryubaha. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana iri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Dusome mu izina rya Yesu igice cyawo cya 2, dusome duhereye ku murongo waho wa 7. Ngo nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, arabasobanuza neza igihe babonye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye njye kumuramya. 9. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho uwo mwana ari, ihagararaho. Umurongo wa 10. Abonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane, ibageza mu nzu uwo mwana yari arimo na ya nyenyeri, ndetse uwo mwana yari ayirimo na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya, maze bahambura amaturo yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Amen. Amen. Nimunyikirize amen. Amen. Mwebwe mudukurikiye nsomye ijambo ry'Imana rifite imirongo myinshi, ariko nagiraga ngo ninza kurisobanuraho tuze kugenda neza muri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Amina. Ngo abanyabwenge bageze kwa Herode, ngo Herode arababwira ati, nimusobanuze neza, nimwongere mugende mushakira amakuru neza. Mbese iyo nyenyeri mwayibonye he? Inyenyeri yakiye he? Iyo nyenyeri muvuga ubundi irasite yakagute, mwayibonye gute? Bibiri ivuga iki? Ivuga ko abanyabwenge bari iburasirazuba, ngo bamenya ko hari inyenyeri irimo yaka. Ngo iyo nyenyeri kandi aho iri kwakira bizari byarahanuwe na Dawidi avuga ko hari umwana uzavuka. Uwo mwana yavuka ngo inyenyeri kaka, ngo kuko azaba ari umwana udasanzwe, azaba ari Mesiya. Ngo babonye ko iyo nyenyeri yakabaza kwa Herode, abanyabwenge baramubaza ati, mwana
twabonye inyenyeri yaka turi burasirazuba, ariko ngo iyo nyenyeri bagihaguruka bagiye kwa Herode ntabwo bongeye kuyibona. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mvugane nawe, inyenyeri yawe yatse umwanzi wawe akayibona, uguhiga akayibona, haracyari amahirwe ko ubasha kukurinda agiye kukurindira inyenyeri. Abayibonye barayibonye koko, ariko nubwo bayibonye ntibaza hihishe, ntibaza ubwihishe irimo. Ndagira nkubwire ngo Yesu avutse inyenyeri yaratse, abanyabwenge bahagurutswa no kujya kureba iyo nyenyeri aho yatsiye. Haleluya. Amen. Impamvu yigwa cyane, hari inyenyeri yaka muri wowe. Impamvu ugenzwa cyane, hari inyenyeri idasanzwe ufite. Haleluya. Impamvu hari ibintu byanze kuri wowe, hari inyenyeri barimo bahiga muri wowe. Iyo uzaba umuntu udasanzwe uca mu bintu bikomeye kandi bibi byinshi, uko Imana ibigutureninga nk'umusirikare uzakorera Yesu. Iki gisirikare cyo mu ijuru Imana ntikoresha abasivile inshuti zawe. Amen. Amen. Ntabwo Imana ikoresha abasivili, nayo iratraininga, ifite uko itoranya abakozi ku murimo. Ntabwo Imana ibasha kugutoranya utazabasha kwihanganira urugamba uzarwaniramo ngo ugume mu birindiro utsinde haduyi. Nicyo gituma Imana iguha imbaraga ikazikoresha iciye mu bikurwanya n'ibikugerageza. Imana ikakwambika imbaraga iciye mu muturanya akakwanga. Imana ikakwambika imbaraga bo musenga n'abatagukunda. Imana ikakwambika imbaraga bo mwiganye batakwifuriza kubona akazi, ariko ndashima Yesu. Haleluya. Amen. Ngo aba banyabwenge bacibwira Herode, ngo Herode arababwira ati ariko nimusobanuze neza, mugende mundebera ahantu iyo nyenyeri iri. Herode abacina umutwe, arababwira ngo nimumara kumenya aho uwo mwana yavukiye muze mumbwire nanjye njye kumuramya. Hari abantu barimo batata amakuru yawe, hari abantu barimo bashaka amakuru y'inyenyeri yawe. Yaka gute? Wibuka inyenyeri y'umugabo witwa Samusoni amaze kurongora Delila, ngo yari afite imbaraga, yari umunaziri w'Imana. Bibiri ivuga ikiravuga ngo yari afite umusatsi bawumwogoshe, wari ufite ibigabe 7. Ishatse kuvuga ngo umusatsi upima ibiro 7, wari umusatsi udasanzwe. Yari ariho ubutware bw'Imana. Delila aramushukashuka, amena ibanga ry'imbaraga ze. Samusoni ahinduka nk'abandi bose. Mwene data, irinde kumena ibanga, inyenyeri yawe iri gushakishwa. Inyenyeri yawe irimo irashakishwa. Icyo ubwiwe nuko utari bumene ibanga ry'aho inyenyeri yawe iherereye, kuko ukuboko kw'Imana kuri bugufi bwawe kugira ngo kukurinda ababisha bawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo aba banyabwenge, ngo Herode ababwiye ngo mugende mumbarize ahantu uyu mwana yavukiye, nimumara kuhamenya mugaruke mumbwire nanjye njye kumuramya. By'ukuri hari haratanzwe itegeko ko umwana w'umuhungu wese uzavuka azicwa, ariko Yesu kuko yari ari muri misiyo y'Imana. Haleluya. Yesu kuko yari ari muri misiyo yo kunshungura nawe akagucungura. Imana ntiyari kubura ahantu imuhisha, ntabwo ari kubura ahantu imutwikirira. Uri mu mugambi w'Imana, niyo mpamvu ibiguhiga byaguhiza cyane ariko ntibyakubona. Uri mu bwihisho bw'isumba byose. Dawidi yanditse ngo Zaburi ya 91 aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nturi ubuhungiro bwanjye, Imana yanjye niringira ku manywa na nijoro. Haleluya. Amen. Ba mu bwihisho bw'isumba byose, uhame mu gicucu cy'ishobora byose. Izuba niriva ntirizakugeraho, imvura nigwa ntizakunyagira, kuko igicucu cy'uwo wugamyemo n'Imana itajya ihinguranywa n'izuba, n'Imana idahinguranywa n'imvura, n'Imana idahinguranywa n'amagambo. Oya, ntisogotwa n'amagambo barimo bagucumita. Hari igihe bagucumita amagambo ukavirirana imbere, ukajya ugenda uvirirana ufite uruguma ruvirirana, abakureba bakagira ngo wagezeyo, ariko ufite uruguma. Mama, ndagira nkubwire ngo urwo ruguma nta wundi warwomora uretse Kristo. Ndagira nkubwire ngo ayo marira nta wundi wayaguhoza uretse Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Komera, humura, icyo bahiga ni inyenyeri. Ndashaka kukubwira ukuntu iyi nyenyeri yawe itazazimwa na buri wese. Ngo Herode ababwiye ati mugende mumbarize ahantu uyu mwana yavukiye nanjye ngiye kumuramya. By'ukuri yagiraga ngo amwice, ntabwo yari afite gahunda yo kuramya Yesu. Niyo mpamvu abakugenza bakugezeho Imana ikimana amakuru yawe. Abagushakisha wabanye nabo, wagendanye nabo, Imana irakwimana. Tekereza umugabo witwa Elisa, ngo ingabo ziva i Samariya zije kumushaka ngo zimutware,
ahageze abwira Uwiteka ngo ndagira ngo uhume amaso z'ingabo. Haleluya. Amen. Ahubwo ukore ku maso umugaragu wanjye amenye ingabo ziturinze uko zingana. Haleluya. Amen. Ndashaka Uwiteka ngo ahume amaso ibintu byakugenzaga. Ndashaka Uwiteka ngo ahume amaso ibintu byaguhigaga. Ahubwo ahumura ababisha bawe bamenye Imana igukorera mu kwingana. Haleluya. Dobini staya drere tarasirebo ene kontrebo saya. Imana ishimwe. Ndagira ngo Imana ihumura amaso ibikugenza. Bimenye Uwiteka wagendanye nawe imbaraga afitiye muri wowe. Icyakora cyo bamenya aho baca bagutera ariko ntibamenya aho Imana ikiza kukurengera. Bamenya aho baca bakurwanya ariko aho Imana inyuriza kugutabara ntabwo bahazi. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo uyu mugabo witwa Herode yecinye icyara aravuga ati ndabizi neza ubwabo banyabwenge bamenya aho inyenyeri yakira byanze bikunze uyu mwana ntacincitse ndamwica ngamburuza umugambi w'Imana. Haleluya. Ariko ntiyamenya ko umugambi w'Imana utajya ugamburuzwa. Ntiyamenya ko umugambi w'Imana utajya upfa. Umugambi w'Imana ntupfa, wakoze agisiga umugambi w'Imana irawurinda paka ikawurindana n'uwo yawubwiye. Impamvu utishwe n'uburwayi bwagufashe nuko Imana ikugambiriyeho igikomeje kandi izagisoza kuko ibyo yavuganye nawe ari byo kwizerwa. Amen. Imana ishimwe. Ngo abanyabwenge barahaguruka. Bibiri ivuze ko bahagurutse kwa Herode bahise babona ya nyenyeri n'ubundi ibagenda imbere. Haleluya. Abanyabwenge iyo bahagurutse bakinyufura abanyabyaha inyenyeri irongera ikaka. Haleluya. Iyo umaze iminsi uri mu kigare ugasobanukirwa ko ikigare urimo kinyuranyije n'Imana yaguhamagariye ugahaguruka ukabavamo inyenyeri yawe irongera ikaka. Haleluya. Pastor umenye ko yari ari mu kigare agahaguruka muri icyo kigare inyenyeri y'ubupasiteri irongera ikaka papa. Irongera ikaka mama. Iyo umukobwa amenye ko yari ari mu kigare cy'abakobwa akinyufura abo bakobwa akamenya ko yamuhamagaye ari yo kwizerwa inyenyeri yirongera ikaka akaba umukobwa udasanzwe akinjira mu masezerano umugambi w'Imana ugasohora kuri we. Umusore umenya uwari we yinyufura ikigare cy'abasore yinyufura abatinganyi akinyufura ibyo yagenderagamo akinyufura iyo byabwenge akinyufura buri kimwe cyose agaca mu yenzira inyenyeri yirongera ikaka. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva Imana hari ibintu igiye kugutandukanya nabyo. Ndumva Imana hari ikigare igiye kuguhagurutsamo kubera ko iki kigare Yesu yakiguhagurukijemo inyenyeri yaka nta n'umuntu uvuze ngo mbese bigenze gute. Kuko bari imbere ya Herode. Iyo Herode abona iyi nyenyeri ijyana abantu kwa Yesu yari kuyizimya inyenyeri itarakora ikigiye gukora. Ngo bagihaguruka batsimbuye ibirenge kuri Herode umwanzi w'Imana, umwanzi w'umwana w'Imana, umwanzi w'abakozi b'Imana, umwanzi w'abavuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ngo batsimara guhaguruka mu bigirwamana bakimara guhaguruka mu ngeso mbi bakimara guhaguruka mu bintu byinshi byatumye ukuboko kw'Imana kutabana nabo ngo bakimara kubivamo inyenyeri irongera iraka. Haleluya. Bakimara kubivamo inyenyeri irongera iraka ngo yatse iyo nyenyeri bamenya kubayoboye adasanzwe. Haleluya. Bamenye kubayoboye adasanzwe ngo bajye imbere iyo nyenyeri bajye imbere ngo irabayobora ikibayobora ngo irakomeza. Haleluya. Amina. Ibaza imbere barayikurikira bamaze kuyikurikira ngo iyi nyenyeri bageza aho uwo mwana yavukiye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo ibageza aho uwo mwana yavukiye. Ikimara kubageza aho uwo mwana yavukiye ngo bahita bamwikubita imbere baramuramya. Imana ihimbazwe. Ngo bamutura amaturo. Haleluya. Amen. Heniwini madopere siredra nestabini fo enestakuwa. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Talasirebo ezenemeniyanse heniwini koterebo shayini menigide vodra. Imana ihimbazwe. Ngo bamaze kumuramya ngo babohora amaturo bari bazanye ngo bamutura n'amashangi n'amakome. Haleluya. Ngo bacurangira uyu mwana ngo hamwe na nyina Mariya. Ayiwe. Ibaze imbaraga z'umwijima zibasha kuzimya inyenyeri. Ibaze Herode ukuntu ari umwanzi w'ibyiza. Abanyabwenge bagiye kuramya Yesu ngo azimye urumuri rwabo. Ni gute waba umwagendanye batazimije urumuri rwabo?
azimye inyenyeri yabakiraga bakamenya aho umwana ari. Ngo ariko bamaze gutandukana n'ikibi n'ikizira, ngo iyi nyenyeri irongera ikabagenda imbere. Bivuze ngo aho uri wikiciraho iteka, haracyari ubutware bwagukurayo. Iyi nyenyeri ikakuyobora ikakugeza aho umwana na nyina bari. Haleluya. Uyu mwana ni Kristo. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Haleluya. Ufite uwo mwana naho yaba yapfuye azazuka. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mwana Kristo ari muri wowe. Ibikuzimya naho byakiyongera ntabwo uzazima, inyenyeri yawe izaka. Hari igihe bakuzimya imyaka 5, 6 bagucecekesheje bitewe nuko bakurushije imbaraga, ariko inyenyeri iri muri wowe iyo umenye ko bayizimije ukinyufura ugasohoka mu kigare cyawe, iyi nyenyeri irongera ikaka. Niyo mpamvu uzasanga kenshi abantu bavuga ngo wazimye, umuriro wazimye, ngo ahantu hahoze umuriro ntihabura n'ivu. Hari utuntu umuntu aba yumva, ugasanga nk'umusinzi ari gusinda ariko afite ubuhanuzi. Ukibaza ati ubundi uyu muntu asinda gute kandi ari umuhanuzi? Nagira nkubwire ngo inyenyeri iba yarazimye bitewe n'ikigare, ariko iyo yinyufuye akava mu kigare inyenyeri irongera ikaka. Bivuze ngo turacyafite abantu Imana yakoresha, turacyafite abantu Imana yagendana nabo, ngo aba banyabwenge bageze imbere ya Yesu. Haleluya. Tute enewini madopere siredra. Imana ishimwe ngo bageze imbere ya Yesu bamwikubise imbere, bamuha amaturo. Tura Uwiteka umubwire ngo ndabizi neza narayobye nca kwa Herode mama. Erega twaciye kwa Herode tutabizi. Duti igihe cyacu turi mu buretwa kwa Herode. Duti igihe cyacu tukibwira Herode ngo nyine ngo buriya ngo Imana yarambwiye ngo izampa inzu, ngo izampa imodoka. Ayiwe data, ese wagize ngo ba Herode bakeneye kumenya ko uzabihabwa, bagiye kubirwanya bitarasohora. Nyine Herode we nanjye nkubwire ko mukobwa wanjye agiye gushyingirwa, aramuzinga ubukwe burapfa igihe cyari kigeze. Ndagira nkubwire ngo hisha inyenyeri yawe, Imana ikeneye kuba umunyebanga. Haleluya. Amina. Hisha inyenyeri yawe, wimubwira plan ufite y'uyu mwaka, kubera ko ni Herode nyine ntakeneye ko inyenyeri yakira mu gihugu cye, ntakeneye ko inyenyeri yakira mu rusengero rwe, ntakeneye ko inyenyeri yakira mu cyumba warurimo, ntakeneye ko inyenyeri yakira muri karitsiye. Ibaze shariri kugose uko ringana. Gira ubwenge utwikira inyenyeri yawe, uyatsa bari we mugenda umubwire ngo nituye imbere yawe, sinakiranutse ariko nzi ko ushoboye byose. Umugabo witwa Yobu 42 igice cyaho yaravuze ngo nzi yuko ushoboye rogoye imigambi yawe yose. Imana ishimwe ishoboye byose. Iyabanye nawe, iyayoboye aba banyabwenge ikabaha inyenyeri ikabajya imbere. Inshuti zanjye waruri mu mwijima, warugoswe n'ubwira kabiri, nta byiringiro wari ugifite, nta mahoro wari ufite y'umutima, wibazaga ngo mbese nzasengera he, nzamenya umuntu w'Imana arinde. Ndagira nkubwire ngo pfukama ahuri dusenga n'Imana, pfukama ahantu uri dusenga n'Imana, ibete muri ofisi wicayemo dusenga n'Imana, turiza Imana, ceceka utumbira iki kiganiro dusenga n'Imana. Ndagira nkubwire ngo aho wicaye hose Imana irahagera, aho uri hose Imana irahaze. Haleluya, haleluya. Witinya, wigira ubwo, turi iyo mitwaro imbere ya Yesu. Haleluya. Mucurangira umubwire ngo Baba, haleluya, ni wowe wenyine gusa nabonye utoragura umuntu abantu bamutaye. Ni wowe wenyine gusa nabonye ugira imbabazi z'abantu zarangiye. Wongera umwibutse mubwira ati data, nubwo nabaye mu kigare ariko none ndagarutse, ninjye wa mugore, ninjye wa mukobwa, ninjye wa musore, ninjye wa mugabo. Haleluya. Imana ifite imbabazi. Ngo baramutura, bamaze kumutura ngo baramye uwo mwana. Bibiri ivuze iki? Ngo baburizwa n'Imana mu nzozi. Haleluya. Amen. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubiza ya nzira ngo bace kwa Herode. Uwiteka arababwira ngo munyure indi nzira. Haleluya. Imana igiye kukuburiza mu nzozi. Umubi mwagendanaga Imana igiye kumukumenyesha ntawe umukubwiye. Iyerira gusura mu nzozi kubwira inzira uri bunyuremo. Ngo ibaburiza mu nzozi irababwira ngo umwana mwamubonye ndetse na nyina mwamuramije, mwamutuye amatu, ariko kuko Imana arizi ko nibabwira Herode ahari azamuhiga akamwica. Ngo ibaburiza mu nzozi irababwira ati muramenye, mwisubiza kwa Herode muca indi nzira mutahe mu giwanyu iburasirazuba. Haleluya. Amen. Aho hantu rero waruri muri icyo kigare, muri ubwo bugome, muri ubwo rushuko rwa Satani, muri izo ntambara, muri ubwo bukene, muri uko kubura kugira, muri uko kubura amahoro, amarira niyo wiririrwaga anduka yararira. Uwiteka aburije abanyabwenge mu nzozi. Haleluya. Amen.
nyamara Uwiteka arakubujije, arakubwiye ngo wisubize inzira kwa Herode kuko ni habi. Sindi inzira ujye mu rugo iwawe, sindi inzira umaze kumenya ko inzira wanyuragamo wari warayobye. Sindi inzira mama, uhindura uburyo, hindura indi nzira. Uwiteka gukuye mu kigare, Uwiteka gukuye mu bintu bidafite umumaro. Sindi inzira wongere upfukame. Imana itanze igihe cyo kugira ngo wongere uyegere. Imana itanze igihe cyo kugira ngo wongere ube maso, kugira ngo ibane nawe gukoresha by'ubutware. Imana ishimwe. Wowe unkurikiye, wewe wari ukurikiye ijambo ry'Imana, saba ugufa ahuri twongera duhendahenda Imana, tuyibwire ngo ngera watse inyenyeri yacu. Inyenyeri bajya bayizimya amahirwe yawe akanga wabonaga kugeze. Inyenyeri barayizimya urugo rugasenyuka, inyenyeri barayizimya abana bakanga ababyeyi, inyenyeri barayizimya ubukwe bugapfa, inyenyeri barayizimya ukadepoza bikanga, inyenyeri barayizimya ukirukanwa mu kazi. Bazimya inyenyeri ukagira icangiro, ukurebye wese nta kwiyumvemo. Ariko nagira ngo mvugane nawe, bwira Uwiteka wongere yatse inyenyeri yawe. Ndi hano kugira ngo ngufashe guhendahenda Imana, ndi hano kugira ngo ufashe gusenga aho wari warazimirijwe inyenyeri. Uwiteka yongera yatse, akuntumyeho ni wakire kwakirizwa inyenyeri na Kristo. Haleluya. Uwiteka akuntumyeho ngo wongere gucanirwe mu buryo bw'umwuka, wongere ube musha, wongere ube muzima. Hari ugupfa wari warapfuye mu buryo bw'umwuka abantu batabizi, ariko nagira ngo iyi nyenyeri yawe yongere yake muri iki gihe, wongere wake. Imana kwatsemo imbaraga zakubagamo, ibyari byarakuzimije tubitesheje agaciro. Haleluya. Duhamagaye Imana yatse inyenyeri mu mitima y'abantu, yongere yatse inyenyeri yawe. Tara binifo enesta. Reka dusengane Imana. Uri Imana yacu nziza. Haleluya. Uri Kristo, uri dopaya zemeniyanse tara sirebo heni wini mando peresika nesta binifo bra hezene kontre tara wirevo enestaya. Uhimbazwe Yesu. Inyenyeri ya buri muntu wese unkurikiye niyongere yake. Birashoboka ko yazimye mu rugo iwe, yarazimye mu rugo rw'ababyeyi, inyenyeri yarazimye. Herode yarayizimije, Herode yazimije abana babo, Herode yateje ubugumba, Herode yateje kutumvira, Herode yateje ibintu byinshi. Aba bavandimwe bankurikiye kandi tuterebo enestaya zemeniyanse drere, twibutse ko abanyabwenge bavuye kwa Herode bagitsimbura inyenyeri irongera iraka. Ongera watse inyenyeri y'abadukurikiye, abankurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, abankurikiye bari mu bihugu by'Iburayi, abari muri Afrika, ahantu hose baherereye. Wongere watse inyenyeri yabo, bongere bagira umugisha. Abari barazimirijwe umugisha, inyenyeri y'amahirwe yari yaranze, inyenyeri y'ubuzima yari yaranze, ongera watse inyenyeri, bongere babona amahirwe. Inyenyeri yo kugira ngo bongere bishime, yongere irangwe mu mitima yabo. Inyenyeri y'agakiza yongere irangwe mu mitima yabo. Haleluya. Tobe enestavo meniyansadrere, bongere bahindurwe bashya muri Kristo Yesu, kuko ufite uwo mwana afite n'ubugingo. Urakoze Yesu. Baha umugisha abankurikiye aka kanya ndetse n'abazankurikira. Umuntu wese uzumva iki kiganiro yakira impinduka mu buzima bwe, uhereye none akicumva kugeza igihe umutima we wizereye Kristo uzaguma no kumwizera. Kandi kiruta byose ibyari byaranze kuri uyu munsi byemere, kuko tumenye ko inyenyeri yawe nta muntu ugirwanya ngo yishobore. Urakoze kuko urengeye benshi, kandi kuko ukoze imirimo ikomeye, ugakiza abarwaye, ukavura imvune zo mu mitima, ugahembura abari baguye umwuma, ukongera gusukira amazi mu bugingo abari babuze ibyiringiro bakabihabwa. Urakoze Yesu kubwa byose ukoze, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha kubwo kutubwira Imana neza. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo ajya babazwa n'abantu bamuvugira Imana nabi, ariko nanjye nezezwa n'abantu bamvugira Imana neza. Uwiteka Imana guha umugisha kandi mwinshi mugari. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza ko muganira, ko muvugana. Hari abantu benshi bakeneye abakozi b'Imana. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Yego, nimero yanjye ni 078 91 22 4 2 5.
murakoze iyo nkoresha kuri WhatsApp. yego Ikindi kandi mbibutse ko banyarukira kuri Mama Edwin Official yego bagakurikira ijambo ry'Imana n'ubuhamya binyuzwa kuri iyo sheni. Imana ibahe. urakoze cyane nawe Imana y'amahoro iguhereza umugisha kandi nawe wabanye natwe niba utarakanda subscribe kanda subscribe kandi ubutumwa ni byiza kubwoherezaho n'abandi benshi kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Shalom. Shalom.